nta uyitegeka ngo ikoresha abakristo gusa bikoresha n'abapagani. Nizo mpamvu twavuze ingero nk'abakuro, nk'abanebukadineza, nk'ababerushazara, Imana yagiye ikoresha bagasohoza ubushake bwayo kandi inyuriye muri yo ikoresheje inzira z'itumanaho hagati yayo n'ubwoko bwayo. Baravuze ngo mbese iyo umuntu abonekewe cyangwa akarota cyangwa agahishurirwa cyangwa cyerekwa, akarota imvura iri kumunyagira bisobanura iki? Iyo umuntu arose aguruka bisobanura iki? Itesi iyo umuntu arose aragiye cyangwa yeretswe aragiye cyangwa ishuri waragiye birabisobanura iki? Baratubajije ngo mbese iyo umuntu arose ari koga mu nyanja ngari bisobanura iki? Nibyo tugiye gusubiza bene data, abatugana, abakuri. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga, nizere kuri amahoro kandi nimba uri no mu bibazo wihangane, ibihe bizahinduka. Tubakira kuri channel Gusenga everyday bisanzwe, muri kumwe nanje Manirakiza Edouard. Twakiriye abantu bari muri Amerika, Aziya, Australia, Europe, Afrika. Tubakira kuri channel Gusenga everyday. Twakiriye abantu bari Burundi, mu Rwanda, abari mu biyaga bigari mumva ikirundi n'ikinyarwanda. Tubakiriye kuri channel Gusenga everyday. Inshuti zacu abatugana kuri channel Gusenga everyday, twatanze inyigisho kuva ubushize zituganiriza ku byerekeye ababonekerwa, aberekwa, abarota, abahishurirwa, abaganira n'Imana mu buryo bw'ikimenyetso n'igitangaza, abahanura, abaganira n'Imana mu nyandiko zidasobanutse, tuzita inzira z'itumanaho hagati y'Imana n'abantu. Twavuze rero ko inzira z'itumanaho hagati y'Imana n'abantu zitareba abakristo gusa. Uko abakristo babonekerwa n'abapagani barabonekerwa, uko abakristo barota n'abapagani bararota. Kandi twavuze ko Imana iyo inyuriye muri izo nzira z'itumanaho aba ari umugambi wo gusohoza ijambo ryayo ku bantu bayo. Iyo Imana rero ishaka gusohoza umugambi wayo ikoresha uwishaka, ikoresha uyatoranije. Nta uyitegeka ngo ikoresha abakristo gusa bikoresha n'abapagani. Nizo mpamvu twavuze ingero nk'abakuro, nk'abanebukadineza, nk'ababerushazara, Imana yagiye ikoresha bagasohoza ubushake bwayo kandi inyuriye muri yo ikoresheje inzira z'itumanaho hagati yayo n'ubwoko bwayo. Hari ibibazo noneho batubajije abakurikiye ijambo ry'Imana kuri channel, nibyo tugiye gusubiza muri aka kanya. Babajije ibibazo bine. Baravuze ngo mbese iyo umuntu abonekewe cyangwa akarota cyangwa agahishurirwa cyangwa cyerekwa, akarota imvura iri kumunyagira bisobanura iki? Icya kabiri baravuze ngo batese iyo umuntu arose aguruka bisobanura iki? Icya gatatu baravuze batese iyo umuntu arose aragiye cyangwa yeretswe aragiye cyangwa ishuri waragiye birabisobanura iki? Icya kane baratubajije ngo mbese iyo umuntu arose ari koga mu nyanja ngari bisobanura iki? Nibyo tugiye gusubiza bene data, abatugana, abakurikira ijambo ry'Imana kuri channel Gusenga everyday. Tugiye gutangira noneho dusoma ijambo ry'Imana muri Yobu igice cya 26 umurongo waho wa 7 n'uwa 8. Twumva uko hatubwira. Haravuga hati: ikasikazi yashanjije hejuru y'ubusa, n'isi yayitendetse ku busa, ipfunyika amazi mu bicu byayo bya rukokoma, kandi ibicu ntibitoborwe nayo. Ikasikasi yashanjije hejuru y'ubusa, isi nayo yayitendetse ku busa, ariko ipfunyika amazi mu bicu, ibicu nabyo ntibitoborwe n'amazi. Noneho imvura ni iki? Iyo imirasire y'izuba irebanye n'ibicu cyangwa irasiye mu bicu birashonga. Nihinduka imvura izana ibitonyanga, imvura isanzwe. Imvura iragwa ikanyagira abantu, imvura iragwa imivu igatemba, imvura iragwa abakeneye amazi bakayabona. Iyo mivo itemba iturutse ku mvura iturutse mu bicu ni imvura isanzwe itunyagira.
ushobora kwerekwa rero cyangwa ukarota imvura ikaba inaragwa. Iyo abantu basenga cyane cyane iyo bayikeneye bashaka nk'umwero w'imyaka yabo, bashobora gutanga icyifuzo bavuga ngo Mana uduhe imvura. Iyo ni imvura mu bwoko bwa mbere. Iyo urose urabona imvura cyangwa uranyagirwa, ingingo ya kabiri ni urubanza. Itangiriro 7:12 haravuga ngo mu mwaka wa 600 w'ubukuru bwa Nowa, icyo gihe imvura iragwa iminsi 40 yose, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo amarembo amasoko y'ikuzimu arazibuka, imigomero yo mu ijuru iragomororwa, maze imvura iragwa iminsi 40 ijoro n'amanywa. Iyo mvura bavugaga ntabwo yashushanyaga imvura igwa, ahubwo yashushanyaga urubanza. Imvura mu buryo bwa gatatu ushobora kuyerekwa muri Yesaya 55 umurongo wa 10 kugeza ku wa 11, aho bavuga ngo nk'uko imvura ikika ikagwa ku butaka, ukeneye imbuto ikamuha imbuto ze, n'ukeneye ibyo kurya ikamuha umutsima, niko n'ijambo riturutse mu kanwa k'Uwiteka ritagenda ubusa, risohoza ibyo Uwiteka yagambiriye kandi rigasohoza ibyo Uwiteka ashaka. Ahangaha imvura ni ijambo ry'Imana. Ni gatatu. Imvura mu gice cya 4 isobanura ubuzima busanzwe, byeretswe mu Gutegeka kwa 2, niho byanditswe ibice 28 umurongo wa 24, ubuzima busanzwe. Iyo hatari amapfa, ubundi abantu batekereza ko hari ubuzima. Iyo imvura yaje itangiriza imyaka, ubundi ije mu mugambi wo guhumuriza no gutanga ubuzima. Icyo gihe rero imvura ishushanya ubuzima busanzwe. Yobu 29 umurongo wa 23 hatubwira ko imvura mu buryo busanzwe ishushanya ibyo kurya. Imvura ishushanya ibyo kurya. Naho muri Samweli ya mbere 12:17, icyo ni ingingo ya 6, imvura isobanura umuvumo. Abisirayeli bariraye bibagirwa Imana, bava mu mategeko y'Uwiteka. Ariko icyo gihe hari igihe cy'isarura, none Uwiteka aravuga ngo kuko mwavuye mu isezerano ryanjye mukareka amategeko yanjye, ngiye kohereza imvura mu gihe cy'isarura, he kugira ubona umwero w'imyaka yahinze. Imvura iragwa, imyaka iratemba, ibindi birabora. Icyo gihe byashushanyaga muri Samweli ya mbere 12 umurongo wa 17 umuvumo. Ni 6. 7 noneho byanditswe mu Gutegeka kwa 2:32 umurongo wa 2, aho ashushanya gusakuma. Ubundi imvura iguye ntabwo ihitamo, inyagira ibyisanze. Ntabwo inyagira ibyiza cyangwa ibibi, ariko ibyisanze byose irabinyagirira kukumba. Byaba bifite akamaro, byaba bitagira akamaro, imvura irakukumba. Iyo rero weretswe gusakuma, ijambo gusakuma risobanura imvura. Ingingo ya 8 biri muri Zakariya igice cya 10 umurongo wa 1, havuga ko imvura ari umwuka wera. Iriya jambo rivuga ko imvura ari umwuka wera, iguye abantu bahiye umwuma, abantu batagira amazi, nk'uko muri Yesaya ibice 42 umurongo wa 3 havuga ngo uwishwe n'inyota nzamusukira amazi, nzatembesha imigezi yanjye ku butaka bwumye, urubyaro rwanjye nzarusukaho umwuka wanjye, kandi abana banjye nzabaha umugisha. Ni ukuvuga ngo imvura hariya ku gice cya 8 ni umwuka wera. Ingingo ya 9 muri Mateyo 7:25 na 27 haravuga ngo uwumva ijambo ryanjye akarikomeza ameze nk'umuntu wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, inzira komera irashikama kuko yari yubatse ku rutare. Ariko umuswa yubatse inzu ye ku musenyi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo imvura iragwa, imivu iratemba,
umuyaga urahuha byikubita kuri ya nzu yose ibiriho byose birahirima biragwa. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo no kugwa kwayo kwabaye kubi. Imvura rero ishushanya ku gice cya 9 ibigeragezo. Aho ni Matayo 7:25 na 27. Ingingo ya 10 imvura muri Matayo 5:43 kugeza 48 haravuga ngo mwumvise ko byavuzwe ngo ukunde mugenzi wawe wanga umwanzi wawe, ariko nge ndavuze ngo ukunde umwanzi wawe musabira ababarenganya kugira ngo mwitwe abana ba so mu ijuru, kuko Imana nayo ivubira imvura abakiranirwa n'abakiranuka kandi ababi n'abeza ikababunikirishiriza izuba. Ni ukuvuga ngo imvura hariya ishushanya umugisha. Matayo 5:43 kugeza 48. Imana ivubira imvura ababi n'abeza abakiranirwa n'abakiranuka ikababunikirishiriza izuba, bisobanura ngo ni umugisha. Cya 11 biri muri Imigani 28:3 hari imvura isobanura ngo ubuhemu. Iyo bavuze ngo uriya muntu yatubereye imvura bisobanura ngo yaraduhemukiye. Iyo bavuga ngo ririya shanga ryatubereye imvura bisobanura ngo ryaraduhemukiye. Iyo usobanura ngo uriya muntu yambereye nk'imvura bisobanura ngo yaraduhemukiye. Imvura ni ubuhemu. Iyo bakubwiye ngo usa n'imvura wabababaje bakubwiye ngo uri umuhemu. Mu Migani 28:3. Icyo ni icya mbere babajije. Icya kabiri babajije ni ukuguruka. Ubundi dusomye mu Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 20 hariho ikintu cyitwa ijuru ry'ibiguruka. Hari ijuru ry'ibisiga, ijuru ry'inyoni n'ibindi biguruka byose, ariko iryo juru rikaba ryanyuramo n'umucundebo. Iryo juru ni ijuru rya mbere. Noneho rero ibiguruka mu kirere ari inyoni n'ibisiga, kuguruka bisobanura ngo kuguruka kw'ibiguruka mu kirere ukwa mbere. Kuguruka rero ubonye uguruka ashobora kubura aja ku mucundebo cyangwa uraguruka nk'inyoni, ibyo bishobora vugwigwa bishaka ibyo birageraho, ariko kuguruka nk'inyoni babyita kuguruka. Kabiri ni Zaburi ya 90:10 kuguruka bisobanura ngo gupfa. Iyo bavuze ngo uriya muntu yagurutse bisobanura ngo yapfuye. Iyo bavuze ngo baragurutse bisobanura ngo barapfuye. Muri Zaburi ya 90 umurongo hariya wa 10 haravuga ngo iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70, ngo ariko yakwiyongeramwo imbaraga ngo umuntu akagira imyaka 80, ngo ibyiratwa byayo ni umuruho n'imibabaro, ngo kuko iyo myaka yose tuba tumaze irashira natwe tukaba tugurutse. Kuguruka bisobanura gupfa. Mu Byahishuwe 14:6 kuguruka bisobanura gutwara ubutumwa. Iyo bavuze ngo abaririmbyi baragurutse bisobanura ngo batwaye ubutumwa. Iyo bavuga ngo umuntu yaragurutse bisobanura ngo yatwaye ubutumwa. Hariya ingingo ya 4 muri Yesaya 11:14 kuguruka bisobanura kunesha, kuja hejuru ya byose. Naho Yesaya 24:19 kuguruka bisobanura gushoberwa. Etre aux abois. Kuba kuri denier espoir ni ukuvuga ngo ukaba washobewe, wabuze icyerekezo, uba wagurutse. Icyo ni icya kabiri babajije. Ni ukuvuga ngo icya mbere gisobanura kuguruka kw'inyoni, icya kabiri gisobanura gupfa, icya gatatu gisobanura gutwara ubutumwa, icya kane gisobanura kunesha, icya gatanu kigasobanura gushoberwa, nicyo gisobanurwa kuguruka. Noneho icya gatatu batubajije kuragira. Kuragira gusanzwe uzirebye Itangiriro 30 umurongo wa 36 bavuga uko Yakobo yaragiraga inka. Usomye muri Samweli ya mbere hari ku bice 17 na Dawidi yararagiraga, na Aburahamu yararagiraga, ndetse na Mose yararagiraga. Uko kuragira nukuragira kw'inka gusanzwe nk'uko benshi banyuze muri uwo murimo bakaragira. Kuragira kwa kabiri hariya dusoma muri Yeremiya 23 umurongo wa mbere havuga ngo abungeri batatanya. Kuragira byashushanyaga uko abahanuzi
abatambyi abami bari barashizwe kuragira umukumbi wa Isirayeli, noneho bakawufata nabi. Abahanuzi ntibahanuye nk'uko bikwiye, abatambyi ntibubahiriza amategeko, n'abami nabo ntibakurikize imanza zitabera. none Uwiteka aravuga ngo abashumba batatanya, abungeri batatanya. Kuragira rero ni ukuragira umukumbi w'Imana Isirayeli mu isezerano rya kera. Icya kabiri. Icya gatatu, kuragira bisobanura ngo guhabwa ubutware, nk'uko byanditswe muri Matayo 2:6 bavuga ngo uwo mwana uzavuka azabaragiza inkoni y'icuma, ni ukuvuga ngo azabatwara. Matayo 2:6. Igice cya kane cyo kuragira hariya muri Petero ya mbere 5:1 kugeza 4 havuga iby'abakuru b'itorero, uko bakwiriye kuragira umukumbi w'Imana, uko bakwiriye kuwusura bakawufata neza, uko bakwiriye kubashira mu rwuri rukwiye nk'uko Imana yategetse. noneho baravuga ngo umutahiza naza ari we Yesu Kristo bazahabwe ikamba ry'ubugingo. Cyo ni ingingo ya gatatu babajije isobanura kuragira. Kuragira bisobanura ngo kuragira inka buryo busanzwe, kuragira bisobanura ngo kuragira umukumbi w'Imana Isirayeli, kuragira bisobanura ngo kuba umutware, kuragira bisobanura ngo kuragira itorero, ngo kuba pasiteri bisobanura ngo kuragira. Ikibazo cya kane babajije, barabaje ngo mbese iyo umuntu arose yoga mu nyanja bisobanura iki? Hari icitwa naje bisanzwe, abantu bashaka kuruhuka no gukora siporo baja boga mu buryo busanzwe nk'uko byanditswe mu Byakozwe n'Intumwa 27:43. Igihe Pawulo yari mu rugendo, bagonze ubutaka hasi inkugira ameneka, abazi koga barasimbuka, bategeka ko buri wese yirwanaho kugira ngo bagere ku nkombe y'uruzi. Uko koga ni ukoga gusanzwe nk'uko hari ababimenyerena n'uyu munsi boga, n'abarwanira mu nyanja n'abazi koga. Uko koga ni ukoga gusanzwe. Ingingo ya kabiri yo kurota uri koga mu nyanja noneho ni ukwivanga n'abapagani. Byanditswe mu Byahishuwe 13:1 kugera ku 10, aho batubwira Yohana ari mwihishurirwa aravuga ati, ngihagaze ku musenyi mbona inyamaswa iva mu nyanja. Iyo nyamaswa yari ifite amahembe 10, yari ifite imitwe 7, noneho ku mitwe yayo hari ibisingo, no ku mahembe yo hari amazina yo gutika Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga n'aya aruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare, noneho ca kiyoka kihimbaraga. Kuko iyo nyamaswa yavaga mu nyanja, iyo umuntu yivanze yivuruguse mu byaha, akivuruguta mu by'isi, uwo muntu bavuga ko yari koga mu nyanja. Ku gice cya gatatu, koga mu nyanja ni ukwivuruguta mu by'isi. none igice cya kane cyo koga mu nyanja ni ukuvuga ngo guhangana n'ibigeragezo. Hariya muri Ezekiyeli 47:5 umuntu ashobora kurota cyangwa cyerekwa cyangwa agahishurirwa yoga mu nyanja. Icyo gihe agomba kwitegura, ariko iyo yeretswe ishusho ngiyo arasenga kugira ngo Imana imuhishurire muri ubwo bwoko bwo koga ikimugendewe ni ikihe, cy'Imana yagendereye kuri we ni ikihe. Muri Ezekiyeli 47:5 havuga ko koga mu nyanja ari uguhangana n'ibigeragezo. Ubwo rero ababajije ibibazo bene data batukurikira kuri cano gusenga everyday, ikibazo cya mbere nuko twavuze imvura, icya kabiri tuvuga kuguruka, icya gatatu tuvuga kuragira, icya kane tuvuga koga mu nyanja. Ubwo koga mu nyanja noneho ingingo yakayisobanura guhangana n'ibigeragezo. Noneho ushobora kubonekerwa cyangwa ukarota cyangwa ukerekwa cyangwa ugahishurirwa cyangwa bikaza mu buryo w'ikimenyetso n'igitangaza, cyangwa bikaba ari ubuhanuzi, cyangwa bikaba ari inyandiko zidasobanutse. Icyo gihe noneho gusenga Imana ye kuko byaje mu shusho bitaje mu magambo, Imana ikaguhitiramo icyo ari cyo.
none ko imvura ishushanya ibintu 11 hariya twaganiriye, uzabwirwa n'iki nuvuga ngo imvura ni iki ngiki? Cyangwa imvura ni umugisha gusa? Ntabwo ishobora kuba ari umuvumo ko biriho, ntabwo ishobora kuba ari ibyo kurya bisanzwe ko biriho, ntabwo ishobora kuba ari umwuka wera ko biriho, ntabwo bishobora kuba ari uguhangana n'ibigeragezo ko biriho, ntabwo bishobora kuba ari ubuhemu nabyo ko biriho, cyangwa ari urubanza, cyangwa ari ijambo ry'Imana. Imvura rero ni ugusega cyane. Muri biriya bintu 11 ndetse hariho n'ibindi, Imana ikaguha irindi yerekwa n'irindi hishurirwa kugira ngo umenye gutandukanya ni iyihe mvura weretswe. Niba ari ukuguruka, ni ukuguruka se k'umucundebo, ni ukuguruka ko gupfa, ni ukuwe kuguruka Imana yashatse kukwereka. Ese ni ukuguruka ko gushoberwa cyangwa ko kunesha cyangwa ko gutwara ubutumwa? Ko byose bishobora kuba ku muntu uwo ari we. Umuntu ashobora gutwara ubutumwa, cyangwa umuntu ashobora gucundeba, cyangwa umuntu ashobora gupfa, cyangwa ashobora kunesha, cyangwa ashobora gushoberwa. Ibyo byose bishobora kugera ku muntu weretswe aguruka. Bene data rero, mwumvise ubusobanuro bw'ibibazo mwabajije ni 4. Noneho tuzakomereza hamwe, ariko rero nshaka kubabwira ngo niba hari ico weretswe, cyangwa niba hari ico hishuriwe, cyangwa niba hari ico urose, cyangwa niba hari ico ubonekewe, cyangwa ukaba uhanuriwe, cyangwa ukabona inyandiko zidasobanutse kuko zarabaye, Imana yiyeretse Nebukadinezari, Imana yaganiriye na Kuro, Imana yakoresha inyandiko zidasobanutse imbere y'umwami Berushazari. Ibyo byose abahanga bakabisobanura. Icyo weretswe cyangwa icyo warose urakibwirwa n'iki? Nudasenga ubwa kabiri kugira ngo muri ya shusho Imana yaguhamagaye ikure mu kundi kuri, kugira ngo utavangira abantu. Nkuko twabivuze rero, ishusho kwishushanya byinshi, wongera gusenga ubwa kabiri, ntabwo igisubizo kiba kije ako kajya. Imana ibafashe kugira ngo mukurikire izi nzozi, mukurikira amayerekwa mubona, ariko mugendeye ku ijambo ry'Imana, kuko intego yacu ni ukuvuga ngo weretswe ntabwo birwanya ijambo ry'Imana. Ese ijambo ry'Imana irabyerekwa ko iyo nzira y'itumanaho yawe iyemera. Izo nzira z'itumanaho rero ni ukuzisengera. Navuze ko ziri mu bwoko 7. Buri wese kandi hari uwahawe iwe, undi iye, ukwe, undi ukwe. Hari n'ushobora guhabwa 2 nk'uko impano zivuga. Mu Bakorinto wa 12:8 kugeza 11, hari impano abantu bahawe mu buryo butandukanye. Uko abantu bahawe impano mu buryo butandukanye, niko bahawe n'inzira z'itumanaho mu buryo butandukanye, niko bahawe n'imirimo mu itorero mu buryo butandukanye. Noneho kugira ngo twese uko Imana yaduhamagaye, nk'uko turi ingingo z'umubiri wa Kristo Yesu, buri wese akaba ari urugingo rwa mugenzi we, twuzuzanye kugira ngo dukore umurimo w'Imana. Yesu nagaruka mu bwiza bwe, azasange twarashohoje intego y'ubutumwa bwiza, bwarageze kuri benshi, kugira ngo rya jambo rizasohore ngo abahindure benshi ku bikiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Imana ibafashe aho muri mwese mu mpande enye z'isi, ababyumva mu gihugu, ababyumva mu tundi turere dutandukanye. Imana ibagire neza kugira ngo mugire imyumvire kandi twemere kuyoborwa n'umwuka wera, kugira ngo izi nzira z'itumanaho zibashe kutubera umugisha aho kutubera umuvumo. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Yesu ashimwe.